inyama ngo iwabe ejo babaze pajya yavuye kuri kamera hinjiye undi minota ingahe ubundi waba bari banitse uruhu rw'ifuku ese shara murarakara kamera kudaseka turi kubona amenyo yaseka bikomeje kuba bibi kubona ko waba wasitse ubucunga wawe po ntiyiruke mwana ndanashaka fata wawe po shatagenda yaratangiye kugira ngo batari rabu yahagaze ukimwa ritarimbuka bakubwiye ko uvuma hamwe none utangiye kunyeganye mwana ugiye kunzura hano taducira yebo sekeye imbere wase tudashwanya urubavu aragomba agira nk'umusore bari ngo wagera gahagaze ku gisaso ari gukeza nta muziki to bakuva dutero twari guceza amakuru gerageza ushinga amavi akomera arasetse arasetse ari gusekera imbere arapfunyaga cyangwa aho bahita bamenya urasetse titire yaryaga ingano ziri mutubuye urabona uwo muja amata atari serious bamuhenze amabuye kurya kome kamwana kamereka kureka kwite baraguha phone na charge mwana nabyo hita bimubwira aba 30 y'umuntu ni yayo yewe nawe urabona kagombe bereke gutara umucanga bro go witsimite areka guseka kandi ndi ntabwo byaba bijyanye kubona umukobwa nk'uyu yirakaje yavuye kuri kamera hinjiye undi iminota ni ingahe ibiri ndasetse iminota 2 zamura ingofero tukubone mu maso neza iminota 2 twagiye iminota 2 ayimari yaba kabije amazi ibiri arasetse seka ndakugurira ikigori kandi mo njya ku ishuri merutse guhura n'inka nkura amakaye mu gikapu nishyiramo ndayitahana watwara inka mu gikapu amakaye nakuyemo inka nyishyira mu gikapu ndayiheka njya ku ishuri ahubwo mwama arimo atanga kwiza sinzi ukuntu nagize zose numva irabiye arimo aratekereza kuri senkani ye yataye ishari y'aho batari gusa ari magingara yaragiye kubera chat yari yamutwaye urumva kubera chat abwira chauffeur ngo ba chauffeur uri mugeri nyirasigara ndagarama barashije kuvuga uri mugeri ngarama ndasigara yarasigara ndagarama ayo yarabiri seka seka ya bintu ntago ari byiza ariko kangiye mari 5 tere seka ndakugurira supagiti nta kintu cyabaje nko kumugoroba baje kwiba mu rugo bagasiga biroti yanjye yego nayibashire ndabamba abagabo ze bayijyana Vietnam ndaka utazi ngo imbeba zatumariye imyenda chasi
sha mpamvu atari masaka yaje anywe igikoma cy'abana agakoma kamukarumira nategeza ko nataha impamvu adaseka yazize kwanga kureba muri kamera arareba hasi warebye hejuru ubundi oya ubwo so urumva yaseka gute yaje anywe igikoma cy'abana menga n'isafuriya yayikombye ubwo ntabwo wayikombye koko yanze guseka ngo mutona ko yakinwe bura yanze guseka nyine buriya kugira ngo tutakibona yanze kukibereka yanze kukibereka kiri mu nta muntu w'umugabo uratuzetswa n'ubusa ko nta n'umuntu oya reka dutegereze turebe ko adaseka icyo nzi cyo yaraseka uraseka uko byagenda kose kumubona kare umutima wasetse yenda we na wa mwana ateruye akabutura n'ikiyika ati papa isahani yanjye asize ayiteruye umutima byanze ari guhumekera mu ruhu nk'igikeri yasetse ahubwo iminwa bari bayidoze none dore urugero raruciye birangiye asetse wagira ngo ni igifi giteretse mu mazi munsi mu ndiba y'inyanja ahubwo gira turebe seka nuko sha kora aha twatangiye tumaze amasegonda 3 ubimbarire nyiringa minota ingahe none ugiye none reka mari 15 ntago usubiramo oya no nta mahirwe ahari twagiye ureshya kuriya yareka yarambura amaboko kikagira mu nda anywa inshyushyu kikagira mu nda yabuze umaze amasegonda 12 reka turebe ko amara iminota 2 adasetse kandi yasesha umutipa yarakaye abasa nabi mwana wagira ngo no guseka nta nibyo ntarabona n'umuntu aseka ubundi wa mugani ntiwigeze ubona n'umuntu se wagira n'urudomoro ruteretse hejuru y'igisima ku kigega cy'amana yanjye uramushinya erodomo uriya muntu ufite uburebure bungana kuri yari ubundi se umuntu yaseka ameze kuriya uko asumba ya migano yo muri rugero mwana yasafura wasize uyikombye wagira ngo n'urubindi rurimo akazi wayikombye arabyemeye yayikombye yanyoye yishe yashe wa mukecuru yamenetse Ngako sha muramurimo maramubwira ngo aseke n'udukimbo yaje ari inyama ngo iwabe jo babaze pajya abuja baragira subiriye maramwa atangiye kumwenyura agahinda nikoze kuko yaraye inyuma y'urugo mwana yatangiye sanga babo bakunze ejo bundi wabo bari banitse uruhu rw'ifuku winjiye mu kibuga ryarise turiho umaze amasegonda 2 aha umutipe mbacanga cyo kumwe nabicanga benshi mu rumuna bafite icyuma cyo kubaga imbaraga ahubwo se garuga ifuku ziraya yahise yakora bimubero oya yarubitse mu gikapu ngo naza gutahara rwote arokora sanze babeshaga kamera mu murumyo w'icyayi muri mujama yarwisasira jamba cange n'umurara kimwa yaje muri teremusi igikoma bakimaze muri yo mpamvu shaje afite umujinya mwinshi yayisizemo amazi yagiye kukinywa sangamo amazi niyo mpamvu kirigita umuntu nyiringa kirigita umuntu icyonze cyo muri neza impamvu adaseka uriya mutwe se urabona atari ubugara bw'inkoko ariko ntiyanaseka ubundi umuntu uhagarara ari gusumbanya amaguru nk'aho atazi kuyaringaniza ariko uzi impamvu atari guseka ni uko ari umwana ariko si umwana agira umutwe ungana kuri reka ariko sha urabona utagira ngo yashimusi ibihaza aya ntakora mu bwanwa utagira urimo urabukora mu bwanwa shasika mwana baca no seka ndakugurira irindazi
ako umuntu abure ikintu kimusetsa ko ibintu biriya byose nta kigushimishije kirimo. Araseka imbeba yamuririye ishati. Ntabwo atayize. Kandi koko yayisize kubera ko zari zayiriye. Imbeba zu yaraducucubije. Irimo aho ngaho. Cya kimasa cy'imbeba cyanyuse. Acunge na zito muri ripana. ejo yari yashoye ivunja ngo ibiciro byarazamutse. Wase kute wambaye boxer yacitse hagati y'amaguru n'inyuma ku kibuno. Shawura ducanga koko. Ariko rero ibyo bintu si sawa cyane. Iminota ibiri yose udaseka. Ngaho hindukira turebe ko utasetse. Reba Ikiro rebe kiri. yasetse mwana yasetse. Bura gufata ipantaro nyuma mu kibuno yatabutse. Yanze gutwereka inyuma. Tubere. Urasetse. Usaturabye hirya. Ngemba cyangwa ejo bundi twarahuye. Minota ibiri ayitoboye mu muha amashyi. Akomeje kubacanga yitwa Mbacange. Yongejeho n'amasegonda atatu. Iryo zina rye. Mushyire ajye mundi. Nubwo washyira 30 gena ayo. Nyigiraho ha. Yaho. Sha numara umunota umwe bakumpembere. Na Twatangiye isegonda rimwe ryagezemo. Na yasa n'igikara. Uzo wakamenya ko wasetse. Akakajame ejo bundi yambaye boda boda. akakajame ejo bundi tica yinjiye muri karasi agasanga ku gikutara ati wese rishemani urugi rwabyimbye ko mbona na hari abashyize undi muryango. Ese ari kumenya gute ko ari umuntu kandi urugi rwari igikara nawe ari Ntabwo akose ko namubona ari Aho guseka dore Ese ni igikara cyane n'umukara. Ni cyamukarage. ari mukarage mwana ura ni kazuba. ariko sha ndabona ishati. Ntabwo yaseka ejo bundi twahuye yambaye agasuti yatebeje cyantangaje. Arebye inzu inyuma asanga akabuno kari hasi. Bitewe n'ukuntu yakambaye karacitse bagura arangije ahita akora mu mufuka. ikintu cyamusetsa nuko yabona umukobwa mwiza da. Kuzana umukobwa uraseka. Buriya samira kuvugisha umukobwa. Kwihangana byase. Shari kujugumira mu kanya araseka. Ihangane kujugumira ubireke kandi uhaguruke twese turebe. Umuntu yambaye Reka boda gufata boda. abantu ufata abantu wafasha abantu bareka gufata. Uyu motipe mubona hano ejo bundi yazengurutse quartier zose ari matiri mushito wo kotsa imbaraga. Iwabo ntibazongera no korora ipanya kuko basanze ari urya inyama nyinshi. Iyo ntago yaseka. Ngo basanze imbaraga se arizo zigwiriye iwabo. Ejo bundi twahuye yambaye ikariso mu mutwe ngo ingofero zarahenda. Wawe yari mataka ngo arahiye asimbagije igikoni. Yamwenye yasetse. Yasetse bwabibonye. Isekere n'ubundi ikizamini wagitse. Apisekere n'ubundi wanutse. Ibyo bundi namuciyeho ari guhurutura ibisayote ku rugo ngo arabiriraho nta n'umunyu. Ati umuntu w'umugabo Yayitsinze mani mu muha amashyi. Segonda rimwe twagiye. Cyambura vuga ngo niwe mwijima bajya bavuga. udusaya turahurutiye n'umugongo w'ifarasi. Ibi bikwete wagira ngo ni ibyasaruhara. Darurutwa ko wagira ngo ni. Oya nibongere gukora ibimenyetso. Cyaza cyo muzi urwo wakijyanye. Ngo hamwe baguserereze ntukore ibimenyetso. Igitoki cyanya kuba wagihaza wagishimo. Amatwi wagira ngo ni byabikobo byo kusina yinuze ya gisuru. Kandi atanganye ukerekana amenyo ko icyo kigaragaza ko uri umuntu. None se ubundi ako shaka fuku. Shayo niwe mashika ahubwo bavuze reka Bayabanga ibyima ngo amazuru ni ibyima ngakana no yafite ibyima. Ese sha kumbona ikigega wagitwaye Wajyanye n'umuriro. Bazi barayakura he. Kumbona amenyo yatuze umuntu bifite 32 yonyine. Ayivugute se kwimbeba yamwogoshe mushatsi atiteguye. Akoma babanje ugakuramo utwo tujumbuka ukabanza ukatwegera. Ramu ni karot kikanaga mu kabiri. Ona rukuntu wajyanaga isane mu gikapu. Yakuyemo dore injoko z'ibijumba yariraga Takara mu ishuri. Reba inda irunzamo ibijogo wagira ngo arashwite.
Ago shara mutipe ni Babylone abandi bambara imishumi ku inkweto ariko yambaye mu ipantaro Yasa ko ari ibiziriko no yacitse umunyuru nicyo bitaguca urabira n'iminyuru yaraziritse zira ni fere fatisha yatangiye kugenda nyerera yumva atangiye kugenda nyerera haba we ako se mwana ko waje hano imicanga barangije kwitwara ko utagiye gupakira uzi kumbekera mu kwa w'umuserebanya ko wagira ngo atazemo voka mu mutwe atangiye kujugumira nk'uwaje anyweye igikoma cyonyine nta sukari yari irimo wagira ngo arapima metero 20 apo ejo bundi yavuye guhaha ari mu modoka noneho ageze ku Ruyenzi noneho agiye kuva mu modoka baramubaza ariyumvira abantu baramubaza ati kuko wiyumvira dapo bakinywera ubwo ni igiki ni igikoma mwasekeje we ariko ubundi umuntu uwo ari we wese arangwa no guseka urabona ukuntu usa nabi wagira ngo ntabwo wigeze ubana n'abantu wagiye useka kugira ngo nawe wishimire ko umeze nk'abantu wowe cyonze cy'umwana ujye ugenda nijoro kuko dore wikoreye amasaka ku mutwe niba atayakwiba dore ni mu mufatire dore umutima ugiye kuvamo muzane inkingi tumutege ishatago bagiye guhenuka nimwiyogereze yagize nimba yanze guseka reka twisekere wowe wanze guseka reka twisekere seka ndakugurira jonga kandi mureka ataseka gatera abana gahinda guseka ni ikimenyetso cyiza niyo mwasetse yasetse nawe se umuntu yajugumira atari gusa yanutse nubundi ntiyaseka ngo tumubone kuko ni niki mumuha amashyi arayitsinze iminota we yarasetse yabaye 3 mumukire giti abaye 3 uranti yaseka yambaye ibikwete bimeze nk'ihene ya Toronto reba amatuza noneho wagira ngo yose ibyihebe ndagaje ahubwo ntiyabasha guseka kubera yuko n'ubundi arareshya n'ubutaka ntabwo yaseka kuko afite agahinda yuko yanitse bogisi kiyoni kikayitwara yambaye ibigofero nk'igisiga cya Samusi wamumubeshye urazagira bogisi cyonze cyo yabonoje uyu nguyu uziko nawe nanjye mbibona yabonuje nyine kiyoni cyayitwaye aha nimureke tumwihorere turebe ese wajya ureba abantu ntureba imisozi sesha bwo kureshya gutyo amenyo yawe witangira kumpa ibimenyetso ntago ndi padiri bakubwiye kuguma hamwe ugahagarara nk'igisitari ariko zamura udutoki nk'utwaye Eliminate se nobe ese buriya ninde ari kwereka ibimenyetso shaho uriya mutipe ntiyaseka nyuma y'ibyari materi yamukoreye ariko uzi ko ariyo mpamvu we ko bamugonze nyine kariya gatipe bagapfutse inkoni ngari zitazifuza agasitega isi n'abajame oya si uko adashaka guseka ahubwo yaryamye atinze nijoro arimo arasinzira mani kanguka ariko namwe murasetse umuntu yaseka ute ntamenyo yarajya ko ari magufi y'abarareshya amenyo yiwe asumbwa n'umunwa ntiyabasha guseka ntabwo yaseka ngo ubimenye kuko nta menyo yigira oya bivuze ngo igikapu cye ni umunwa yayabika mu munwa wayereka rero mani wacima ko ukerekana yewe nkawe nakwisekera kuko byanyongerera iminsi yo kubaho abaye se ntagiye kurakarira kamera uriya ntiyaseka kubera igikara afite urabura kurakara igisiga cyagutwariye bogisa ukarakarira kamera urayibona igisiga cyayitwaye cyayijyanye kare mu gitondo abaga cyayijyanye da noneho arakura indeko n'ijana nari namuhaye ejo ntaryo ndi bumusubize ndaza kumwongera irindi rimwe n'ubundi ni hahandi agende yipfire nabi nyine uraza kujya ugenda wabonuje cyangwa nze kumuha yayindi nari namanitse mwana uzi kuriya mu hejuru y'ikiraro hari bogisa nahatagenda uyitore yababaye ni yarebesheje ingofero biba zari zayiriye arebesha inyuma kugira ngo tutabimenya ariko mana n'ikindi kintu uzi cyamubabaje nimugoroba hari aho yagiye gutobora baramufata bamuhondaguye niyo mpamvu ubona noneho ziriya ni inkovu z'ibise bamukubise izo ni inkoni zonyine zikuntu bamunaganitse yabitsinze bana nice ubundi waba bari banitse uruhu rw'ifuku